ndababwiye ngo after panga anaza panga ini imugina challenge dore ukuri kose kuri inyuma ya uko bamubwiye yuko no kuri kinani ikintu cyamujyanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rocky yagiye abashuka ngo nta myaka 100 ngo ntagikwe. Uyu Rocky yamaze kwisangira umukobwa w'inshuti yiwe bita Kristera uherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika yitwa muri Texas. Niwe mukobwa bagiye kubana, ni nawe ubukwe bugiye kubera, ni nawe muntu wagize ute wamuhaye bank statement amutigitira n'amaviza. Ibintu birihuta. Rocky agiye gukorera igikwe cyiwe muri Amerika hamwe n'umushari we bita Kristera. Ibindi byose mwavugaga agiye mu madiru ngo mu turimo tw'amaboko shwida. Mbere yo kumva imva n'imvano yatumye Rocky ajya muri Amerika, reka mbanze mvumvishe amagambo amwe Rocky Kimomo ubwe yivugiye. Ariko icyo nabwira abantu bakurikirana Rocky Kimomo, ntago YouTube ye ya Rocky Entertainment bigeze bayifunga, ahubwo ni ukuvuga ngo yafunguye indi YouTube channel bita Rocky Kimomo News. Bivuze ngo nigiye kujya icyaho amakuru ira YouTube ye ya Rocky Entertainment ishobora kuba igiye kuzajya icyaho ibindi bintu, cyangwa se nayo akabagira ngo izamuke. Reka twumve amagambo amwe Rocky yasize abwiye abafana be mbere yo kujya muri Amerika. Ibindi bintu byo ku ruhande by'ibibera hano, gusa uyu munsi mbazaniye itangazo ryerekeranye n'iyi YouTube channel yanyu, nanjye dufatanije n'ubundi byose n'ibyanjye namwe. Itangazo rero mbazaniye rirebana n'iyi channel yanyu, nuko nashaka kubamenyesha ko hari utuntu twavutsemo kuri iyi channel yanyu, ariko ibintu biri gukurikiranwa, nta kibazo gihambaye cyane kirimo, nta bintu bitabonerwa ibisubizo, n'ubundi ntabwo tuba twarabivukanye. Nashaka kubamenyesha ko guhera uyu munsi hari channel yindi, ngira ngo muri kuyibonamo aho ngaho, yitwa Kimomo News, ariyo igiye kugicaho ibintu byinshi cyane. N'iyi ngiyi izajya wenda icaho ibintu, ariko iyo channel igiye kugicaho ibintu byinshi. Nabasabaga rero n'ubundi ko nk'uko mwagaragaje urukundo kuri iyi channel ya mbere ya Rocky Entertainment, mugakora subscribe kugeza tugejeje bano subscribers bangana gutya, nkuko nabashimiye na mbere. Rocky agiye kwibanira n'umugore wiwe bita Kristera, niho amusanze, niho ibintu bigiye kubera. Bye bye kwa heri Rocky kongera kumubona i Kigali. Rocky aremeye atatiriye abahungu ibihumbi adatatira ngo ntakikwe. Ikikwe cye ntabwo kijya yajyaga bivuga, kandi nge ndabibabwiye ayo makuru ndayabahaye. Rocky ntuzongera kongera gufera abantu ubabwira ngo ntakikwe. Isangira umugore we Kristera mwikorera ubukwe. Filime n'ubundi wari umaze igihe utazikora, warerekeje amaso kuri documentaire. Reka Savimbi ikora akazi nabagaheza, ubwo urwego rwawe nyine Imana igenda ikubakire wibonera imirimo myiza. Nta kindi nakwifuriza, ariko gusa agahinda usigiye papa cyangwa kari kumucegeta. Ni nawe yagakwiriye. Uyu Rocky nta n'ikintu cyamujyanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rocky yagiye abashuka ngo ni ukuvuga ngo uyu Rocky Kimomo yagiye mu butembere bro, cyangwa se yagiye mu zindi gahunda, ntabwo yagiye gushaka amakuru cyangwa se abahaka ngo bafunze YouTube ye akoresha isanzwe. Tuzi ko ari Rocky Entertainment, imwe imeze ko za miliyoni isanga n'ibihumbi magana. Ni ukuvuga ngo uyu Rocky Kimomo yigiriye muri Amerika hanze mu zindi activity, n'abantu bari kuza babeshya ngo uti Rocky ngo YouTube channel ye ngo barayifunze ngo kubera amagambo yavuze ngo ku muperezida wo hanze. Ahangaha Rocky ntabwo ibyo ngibyo aribyo byamujyanye hanze, yagiye muri activity ze za buri munsi, cyangwa se utundi turimo, cyangwa se izindi gahunda. Noneho ni ukuvuga ngo iki kiganiro iki ngiki muri kureba Rocky yagisize kuri YouTube ye, ariko ntabwo yagaragaje ko ari impamvu YouTube ye bayifunze. Hari utuntu tutari kugenda neza. Niba ukunze iyi nkuru mba nakuzaniye hano kuri MJ Line Challenge, ndagusaba gusiga ukanze subscribe, nta kindi nta wundi musanzu. Aya niyo makuru aririyo, niyo makuru ya nyayo avuga kuri Rocky Kimomo MJ.